bakicaramo kuko ubukwe busohoye ari wowe wakoze iki Imana yabucishijeho. Yego. Igihe kirabo ubukwe barabutegura, baraje kubutegura batahubwo uzajya ubusengera Imana izabugenze neza. Nabwije Imana yabuteguye butaratangira ko yabuteguye abana abantu batarabumenya. Yego. Ubwo ubukwe burabugeze igihe Itariki 8 ubukwe burataha rwose ibintu bigenda neza. Nake bampa impano ko Imana yacishijeho ubukwe bwabo ntabwo bazi. Ibintu bigenda neza rwose bararangije barampamagara bati Thierry batihaguruka ahantu uri rwose niwe watumye ubukwe bubahangaha kuko iyo ubuceceka bwari kuzadutungura ariko warabutumenyesheje natwe turabwitegura. Ubabwira n'itariki? Mbabwira n'itariki 8 ntabwo bigeze bazihindura. Niriya wari gukora ubukwe cyangwa se ari gusezerana nizo yabazaniye kuri invitation zo bakwiye gutanga batumira abantu. Butinda rwose ntabwo butinda. Ujya kumva umuntu araguhamagaye ngo yewe waramutse mukozi bandi yego bya bintu by'Imana yambwiraga turi kumwe nawe byarasohoye Imana yabigenze neza cyane. Ubona bidatinda? Ntabwo bitinda rwose bimwe njya mvuga inti ariko wa Mana we. Se nukubera iki ikintu uncishijemo kitamara kabiri kiratarasohora. Ubwo rero sinzi impamvu ariko Imana iri nake ijya ikora kandi kigaragaza. Yego. Hari wabyumva gutya Etienne nukwiyemera ati na mashagaga ya gisore rumva. Yego. Nanjye nkabitekereza utyo nkavuga nti nibura manyingero ebyiri z'umuntu wahanuriye ibintu akaza akakubwira ati rwose bya ndi wambwiye ejo bundi byasohoye none n'urugero. Ntabwo ujubesha Mana, ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubesha, ntabwo ujubesha Mana, narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubesha. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene oya cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene. Yes, reka mbasuza abakunzi ba Akubwira TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amore nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Akubwira ikafata umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere kayikanda ngusabe umugisha. Cyana basezeranije nuko utabicisha irungu ahubwo ngomba kugenda nkareba abakozi b'Imana, abantu Imana yahaye impano zitandukanye, abahanuzi, abavuga butumwa, abaririmbyi. Umuntu ufite ikintu cyose cyasa n'umutima uwo muntu ndagenda nkamureba. Niyo mpamvu imbere ya kamera za Akubwira TV show turi kumwe n'umutumirwa. Nibwo bwa mbere nge mubonye. Eka musabe adusuhuze anatwibwire birambuye. Karibu umukozi w'Imana. Yego murakoze cyane. Mwaramutse neza. Yego. Mazina yanjye Nituramye Imana Etienne. Yego. Utuye mu mudugudu wa Majyambere. Yego. Mu kagari ka Kamanyana. Yego. Yego mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Yego niho turi, niho twamusuye, ni ku mupaka neza niwo mudugudu uhana ni umupaka wa Cyanika wubatsemo niba ntibeshye. Mudugudu wa Majyambere n'uwa Gasovu mu kagari ka Kamanyana. Yego. Ngaho suza abantu mu Kigande. Abagira bagande suza mu Kigande niba ukizi. Yego banange basebone banyabo mwasuze mutya. Amanya yashimwe Francis. Musibye mutya tubabuziza ko omukama Katonda bane namwe. Amen. Yego reka Etienne abanza dusengero gange Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Yego murakoze kadusenga Imana yacu kugira ngo ize kubana natwe. Yego.
uri Imana yacu, uri nyakubahwa, urera, urakiranuka, uri Imana ya Sedraka, Meshake na Abedenego. Turagushimye kandi turaguhimbaje kuko uri Imana yacu, turaguhimbaje kuko uri imbaraga zabera, turaguhimbaje kuko uri umukozi w'umuhanga, kuko tugeze ku gitondo cy'umugisha. Uwiteka, abaza n'abagaragu bawe bageze ku gitondo cy'umugisha. Niyo mpamvu tuje tuvuga ngo izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirisirwe hejuru, kuko uri umukozi w'umuhanga kandi akaba wabahaye ubuzima buzima. Uwiteka, ngaho rero komeza kubarengera, ukomeze kubagirira neza, ukomeze kubabera Imana. Uwiteka, wereka bakomeze kukubera abana, nawe ukomeze kubabera umubyeyi, kuko uri Imana ibishoboye. Ngaho komeza kubana natwe, ukomeze kutugira neza, ukomeze kuturengera no kuturwanirira. Abaza n'abagaragu bawe bagiye kudutega amatwi, Uwiteka, wereka ubahe kumva, Uwiteka, nyaguhora ku ngoma, gutegera amatwi, Uwiteka, ibigiye kuva mu kanwa kacu cyangwa se mu kiganiro cyacu. Dukomeje guheza imbaraga z'abamedi n'abaperesi, ni mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga, Uwiteka, nyaguhora ku ngoma, ni ukuri zo mu kirere, dukomeje kuzitesha agaciro duhagaze mu budahangarwa bwawe, kugira ngo imbaraga mvajuru, Uwiteka, we nizo dukomeje guhamagara, kugira ngo zikomeze kuba natwe, zikomeze gutegeka no kuganza. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Etienne, karibu. Yego. Niko bwa mbere akora ikiganiro gutya? Yego. Nibwo bwa mbere rwose. Yego, uri umupapa, uri umusore? Oya, ndi umusore. Uri umusore? Yego. Ushima Yesu. Ni ukuri. Uri ku isoko cyangwa uri ku isoko? Ukuntu bajya bakavuga ngo ndi umukobwa uri ku isoko ngo utari ku isoko. Yego. Nawe ndabona uri umusore uri ku isoko utari ku isoko. Ni ukuri, ndi ku isoko. Yego. Etienne, wakijijwe ryari? Uriyegereza mikoro. Gukizwa kwanjye nakuriye muri Sunday school, ko mu rugo ababyeyi bahoze ari muri ADPR Pentecote, ariko kuko twasigaraga tujya ku rusengero, tujya kurimba muri Sunday school. Igihe kigeze mva muri Sunday school, ndakura njya kuririmba mu rubyiruko. Yego. Ndirimba mu rubyiruko, igihe kigeze mva mu rubyiruko. Mvuye mu rubyiruko, muri make nagiye kurimba muri korali nkuru y'umudugudu. Yego. Ndirimbye muri korali nkuru y'umudugudu, ubwo ngubwo nibwo natangiye gusenga Imana. Tangira gusenga Imana. Papa wacu ubwo ngubwo mu rugo, kuko aracyahari na mama aracyahari, Imana yashabatije ubuzima. Ubwo ngubwo bakajya bakomeza kuduhugura mu nzira zo gusenga. Yego. Ubwo ngubwo turakomeza, icyo nabona nkavuga nti papa nabonye ngutya, mama nabonye ngutya, akavuga ati iki ngiki gisobanuye iki ngiki kimenyesha iki ngiki. Mbese nkomeza kugira imbaraga mu gusenga. Ubwo ngubwo mu gusenga cyane nabatijwe 2018, nibwo natangiye gusenga Imana. Mbese nkagenda nkiherera njyenyine ngasenga Imana. Komeza gusenga Imana, ikomeza igenda isanga, nkagana umubyeyi wanje ko yari umukristo, nkamubwira nti papa, ibintu bimeze gutya na gutya, nabonye ibi ngibi. Akambwira ati ibi ngibi bisobanuye ibi ngibi, cyangwa se bishatse kuvuga iki ngiki. Ubwo ngubwo mbese nkomeza gusenga gutyo, ariko natangiye 2018 gusenga Imana neza ndi njyenyine, biriseriye cyangwa se byihariye. Yego, biriseriye kabisa. Ukuntu ukora ikintu ukavuga iti kindagikoze, biriseriye kabisa. Nukuri. Yego. Yego, urebye agakiza warakavukanye, uko wavutse wanyu bakijijwe, nawe uhita ufatiraho cyane, kuko nasanze amavuta hari. Nanjye amavuta nsanze hari, nanjye ndavuga nti reka rwose amavuta ataraza kuvoma abandi. Yego. Ahubwo ngomba kuyavoma ari njye nimero ya mbere kabisa. Nukuri. Uti nkajya mbwira papa ngo nabonye ibi, nabonye. Ufitiye impano yo kwerekwa rero? Impano yo kwerekera hari, Imana igenda yagura. Yego. Ikomeje kuyagura cyane, nkajya senga Imana, ikambwira ati mwana wanje uzaba umukozi wanje. Yego. Mwana wanje uzamvugira, mwana wanje gutya na gutya. Ariko koko rwose bibonesha amaso, kuko igihe cyarageze cyabyo kirasohora. Bungubu Imana irantuma nkajya runaka, nkavuga nti Imana imbwiye gutya na gutya, yewe runaka. Cyangwa se gutya na gutya Imana yambwiye gutya. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni gutyo rero bihagaze, by'Imana yamvuzeho yarabishoje. Nkeneye kumenya ubuhanuzi bwa mbere Imana yaguhaye ngo ujye kubuvuga, niba ubyibuka. Iyo utanabyibuka watubwiye uti ntago mbyibuka, dore ko ibya mbere aba ari n'ibya ashize igihe. Ubuhanuzi bwa mbere bwari busa naho bukomeye cyane, hari ahantu mu Bugesera. Yego. Muri ADPR Pentecote.
none hahantu mu Bugesera nasengaga Imana hari mu Rugarama kuri restoration yego hayobowe na se n'umugabo wita Sembagare ndamuzi noneho umugabo dusenga Imana nibwo Imana hambwiriye ko ije kumanura mu mujyi wa Kigali ariko ko nzakomezamo mu Bugesera nkajya kuvuga ubutumwa bw'iby'Imana yari intumye yego igihe cyarageze ndahamagarwa ndaje guhamagara ndagenda amafaranga yankuye hani Burera na y'umuntu nyine wari umpamagaye yego turagenda turamanukana antwara mu modoka yiwe kugera i Kigali tugeze i Kigali tuba i Kigali nk'amezi nk'abiri yego turangije ubwo ngubwo nkigera i Kigali niho Imana yatangiye kugenda inyereka ibintu nasengeraga muri ADPR ku cya hafi niho nateraniraga ubwo ngubwo ndavuga se wa Mana we ibi bintu byunyereka cyangwa se ubutumwa bwumpa nubwa hano muri ADPR ahangaha ku cya hafi cyangwa se ntabwo ari ubwaho niba ari ubwaho ngaho mpereza ikimenyetso cyabyo mbitange kandi niba atari byo bizakomezemo negera kuri ba nyirabyo Imana ntiyabinyereka ubwo nibwo miso yaje yo kuzamuka ngakomezamo nkajya mu Bugesera kigera mu Bugesera niho Imana yakoze iki niho Imana yambwiye ibyaho impereza ibimenyetso byaho irambwira ati dore ibimenyetso ngibi byo nakwerekaga dore ngibi ko ikimenyetso yari yambwiye ko bubaka barimo kubaka urusengero rushasha rusa naho rugiye kurangira ariko rutararangira yego narahageze ku rusengero ibikoresho byaho by'ibimenyetso by'Imana yambwiye mbisangaho ndaje kusanga ndavuga nti ubutumwa n'ubwa hano ngomba kubutanga ngomba gusaba urukushya ngo ngubwo saba urukushya barambaza bati se uvuye hehe ndagira ingendo wo mu karere ka Burera uko naje n'imbaraga z'Imana zanzanye ntabwo nzi ukuntu nakoze iki nageze nahangaha kandi ukuntu nzasubirayo sinkuzi gusa Imana nirangiza kuntuma ibyo yashakaga nzagenda ngo ngubwo bampa karibu mu Bugesera muri ADPR mvuga iby'Imana yambwiye nkora ibyo umwami yantumye hakiri kare ndabikoraje kubikora nibwo nabonye ibimenyetso byo kongera gukora iki gusubira i Burera ndongera ngaruka i Burera gutyo gusa Imana yarambwiye ngo genda uko bateraniraga hano mu Bugesera genda bari kukomeza ukora iki uterane kuzasanga bakaguha ijambo uzabwirize ho bazakwakira uzisanzure nayo magambo navuganye n'Imana sezera mu rugendo rwo mu Bugesera ariko ndarusoza wabonye babwakiye ute se ubwo buhanuzi Imana yari yaguhaye mbega babwakiye neza hari mu baririmbyi yaho nkuru hari n'indi yari ikurikiyeho n'abadiyakone baho ndetse n'abapasitoro baho rwose babwakiye neza yego bahita kuri ADPR Mayange yego iyo urebye se akenshi ubuhanuzi uhanura busohora ryari ya ntabwo butinda rwose ntabwo butinda ujya kumva umuntu araguhamagaye ngo yewe waramutse mukozi bandi yego bya bintu by'Imana yambwiraga turi kumwe nawe byarasohoye Imana yabigenze neza cyane ubona bidatinda ntabwo bitinda rwose bimwe njya mvuga inti ariko wa Mana we se nukubera iki ikintu uncishijemo kitamara kabiri kiratarasohora ubwo rero sinzi impamvu ariko Imana iri nake ijya ikora kandi ikigaragaza yego hari uwabyumva gutya ati Etienne ni ukwiyemera ati ni amashagaga ya gisore rumva nanjye nkabitekereza utyo nkavuga nti nibura nk'ingero ebyiri z'umuntu wahanuriye ibintu akaza akakubwira ati rwose bya bindi wambwiye ejo bundi byasohoye none ni urugero yego niba wibuka ntuvuga amazina yaba ariko tunahereye iwacu mu mudugudu wa Majyambere yego hari umudamu twasenganaga Imana turasengana igihe kirekire ariko ubwo ngubwo naje kubona ko Imana igiye kumuhindura amateka akigiye kumwubakira yego ariko noneho nza kubona iwe mu rugo hazengurutse amazu menshi cyane mo hagati we mu mbuga hazengurutsemo we hagati mu mbuga kuri ayo mazu yari ku ruhande hubatse mu rugo rwa Yerisede yego ubwo ngubwo mbibonye nco ndabiga nti wa Mana we iyi ni urunaya amateka ugiye guhindura uyu mumama ukamwubakira ubwo ngubwo Imana yambwira ngo yego imbwiye ngo yego ndahaguruka hari nka saa 10 za mu gitondo kujya guca ubwo ngubwo ndavuga nti noneho reka mpaguruke numva iby'Imana imbwira ndahaguruka ndasenga Imana ndaje gusenga Imana imbwira ko iyo nzu ngomba kuyandika ku rupapuro nkazarumushyira yego urayishushanya ndayishushanya nari mu Bugande ndabikora ndaje kubikora ndavuga nti noneho ninzaza gufata urugendo rusubira imuhira nzarumushikiriza
byarabaye ndaza urupapuro ndabwira nti noneho jya gusenga Imana nurahiza gusenga Imana ukivayo cyangwa se ukiri ku musozi urangije gusenga Imana uzapfundura urupapuro icyo uzasangamo uzamenye ko ari Imana iri kukubwira cyangwa se ko ari cyo igushakaho kigiye guhindura amateka wawe mu rugo. Wari warufunze? Yego. Niko Imana yakubwiye? Yego. Noneho ubwo ngubwo ndaje kurumushikiza nawe aragenda arasenga Imana, araje gusenga Imana abikora nkuko namubwiye. Ati se ko nasanzemo ikintu gishushanyije nk'inzu. Ndabwira nti yego ni inzu y'Imana yambwiye ko ikoze iki kigiye kuzaguha. Ariko mbere y'iyo nzu nuko igiye kubanza yakuzengurutsa amazu impande yawe cyangwa se mu murima wawe aho ngaho. Ubu ngubu byarabaye abahungu be bamuzengurukije amazu manini cyane, imwe yashobora kubiri nka mabati nka 32 cyangwa se n'atandatu, undi nabakurikiraho n'undi nabakurikiraho. Ubu ngubu amazu arahari, amwe yinjiyemo n'amashanyarazi, baraje kuyakuba ibipande rwose. Imana ikora imirimo. Yego nubwo iyo nzu nini zahagararamo hagati itarahagera, ariko ikimenyetso cyarabonetse. Yego ajya ahagarara akavuga atumva ibi ngibi mbikesha umukozi w'Imana. Nta mashanyarazi yari afite, arara mu mwijima. Yego nubwo hari amapoto ariko nta mashanyarazi yari afite, yajyaga gucaginga ahandi. Ariko ubu ngubu iwe mu rugo haraka rwose, amashanyarazi yarahageze. Imana yarambwiye iti bwira umugaragu umujakazi wanjye ko ngiye kumuha amashanyarazi kandi gahindura amateka. Ibyo byose inzu zarahageze, amashanyarazi aracyana, aracaginga agatelefone kiba atagiye ku baturanyi. Yego ibyo nabyo ni ibigaragaza imbaraga z'Imana igendana natwe buri munsi. Niba hari undi watubwira nyine biba biri kunyubaka ni ukuri cyane. Yego rero rwose n'ubundi n'undi murundi hari umumama twigeze gusengana Imana. Ngo dusenganye Imana twari ahantu ku musozi. Nawe atuye mu mudugudu wa Majyambere. Dusenganye Imana imubwira ko imuhaye umwana. Yego yari afite abana babiri, umuhungu n'umukobwa, ariko Imana y'amahoro imubwira ko imuhaye uwundi. Agati se umwana, ati umwana, ndabwira Imana iguhaye umwana, ati kikira umwana uheke kuko Imana naguhekesheje iguhaye uwundi mwana. Ngubwo turasengana Imana, arabwa ati hari Imana yambwiye ko impaye umwana. Nti yego. Nti wabyemeye cyangwa ntabwo wabyemeye? Ati nabishidikanyije. Ndamubwira Imana y'amahoro yambwiye ko iguhaye umwana, mwakire. Genda iwawe uzi ko Imana y'amahoro iguhaye umwana. Ubu ngubu umwana yavutse muri Ramisi, agiye kumara hafi nk'amezi 3. Imana imuhaye umwana, yaramumuhaye rwose. Nabyo ibyo yavuze irabisohoza. Ni ukuri cyane, ni byinshi cyane pe. Nanjye nk'umusore wenda nubwo ntari nashinga nti rugo, ariko hari iby'Imana igikora ukavuga uti rwose iyi ni Imana ibinkoreye. Ni ukuri igenana nanjye. Nta bindi Imana ikwerekana ukumva ugatinya hagati Imana ibi bintu koko. Hari ibintu ujya ubona kase Imana nzabivugira he cyangwa se nabishitsa aho nkwiye kubishitsa gute. Ubwo rero bikaza kongera gukora iki? Gusenga. Ubwo rero yongeye gusenga, nubundi yari imbaraga z'Imana cyangwa se ari Imana ibikubwiye, irongera nubundi ikakora iki? Ikongera nubundi ikabikubwira cyangwa se ikongera ikaguha ayo makuru, kandi ikaguha n'ubwenge bw'ukuntu witwara ubijyana ku bantu runaka wabibonyeho. Ntawe wigeze bijyanira gutyo ewana akaguca amazi neza atuye umujama ibyarimo ni ibiki kwe cyane byarabaye. Ariko nyuma akazaza akakubwira ati etiye Imana nawe nayitinye mbabarane nagupinze. Byarabaye aho nari ndahantu mu Bugande. Noneho mu gihugu cya Uganda, ubwo ngubwo nasengaga Imana muri bucece. Ubwo noneho Imana irasanga bari abantu b'inshuti zanjye, irasanga irambwira ngo ngiye gutanga ubukwe hari ahantu. Ndagenda ndababwira nti yemwe imbwira n'amatariki y'ubukwe buri bubereho. Nta bukwe bazi. Ndagenda ndahageze ndababwira nti yemwe mwaramutse. Nti yego, kuko Imana yamaje kubimbwira manza kubica amazi. Ndabwira nti woya wa Mana we, tuma abandi bantu urabafite benshi. Ubu ngubwo nsa naho ntayumviye. Hari saa 10 zari zibaye za mu gitondo, narebye ko sansanga ni saa 10 yankubise urushi. Nagiye kumva numva nkubise urushi runini cyane, gusa nahagurutse nkimara kumva urushi mfata ku matama, ngenda mvuga nti Mana mbabarira, nemeye kugutumikira. Saa 10 za nijoro bari abaturanyi bo twaduturanye nabo ahantu nakoreraga. Ndababwira nti yemwe Imana irambwiye ngo
mwitegura ubukwe kuko buraje bw'umwana wanyu. ubabwira n'itariki. Mbabwira n'itariki, zari tariki zo kwa 11, itariki 8, barahakana baravuga bati oya ntibishoboka. Bishoboka bite ko nta mwana tuzi ko ategura ubukwe, naho umwana yari ahari atabanaga nabo. Ngubwo igihe cyarageze, ukwezi hari mu kwa 8, ndabwira intu ubukwe bwanyu buraje, nabo mu nzu ubwo ngubwo ndahahanura mu nzu yabo. Yego. Numva afashwe n'umwuka wera, ndababwira nti rwose Imana imbwiye gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya, Imana y'amahoro nikivuze. Ahubwo bati se ubukwe bushoboka gute ko nta mwana dufite, ko nta n'umuhungu, ko nta n'umukobwa, bishoboka bite gute aba umuhungu wacu ko yapfuye undi bakamuca ukuguru, byashoboka bite ko ubukwe bwaza, naho yari umwana w'umwuzukuru wabo. Yego. Igihe cyarageze cy'ubukwe, cyangwa saraje kubutegura uko yabababwiye mu kwa 10, ababwira ko hari ubukwe ubu bwa vuba vuba. Za tariki 8 abarizo zibaragiye kubona, mbona baraje batitsera umukozi w'Imana we, ubukwe burahari, itariki 8 ugomba kuzambara neza, ukaza tukaguha intebe y'agaciro nawe ukicaramo, kuko ubukwe busohoye ari wowe wakoze iki, Imana yabucishijeho. Yego. Igihe kirabo ubukwe barabutegura, baraje kubutegura batahubwo uzajya ubusengera Imana izabugenze neza. Nabwije Imana yabuteguye butaratangira ko yabuteguye abana b'abantu batarabumenya. Yego. Ubwo ubukwe burabugeze igihe itariki 8, ubukwe buraba burataha rwose, ibintu bigenda neza. Nake bampa impano ko Imana yancishijeho ubukwe bwabo ntabwo bazi. Ibintu bigenda neza rwose, bararangije barampamagara bati Thierry, bati haguruka ahantu uri rwose, niwe watumye ubukwe bubaha ngaha, kuko iyo ubuceceka bwari kuzadutungura, ariko warabutumenyesheje natwe turabwitegura. Ubabwira n'itariki. Mbabwira n'itariki 8, ntabwo bigeze bazihindura. Niriya wari gukora ubukwe cyangwa se ari gusezerana, nizo yabazaniye kuri invitation zo bakwiye gutanga batumira abantu. Nta wundi muntu wigeze hanura ibintu ukamubwira n'itariki bizasohoreraho? Aya ntawe n'uwo gusa. Yego. Ibyo birabaye. Nukuri. Hano rero abantu bakunda guhamagara pe. Yego. Abakunzi ba Concorde TV show bakeneye abantu b'abanyamasengesho. Cyane nk'iyo nkuzanye aribwo bwa mbere. Yego. Abantu nanjye ndimo. Dukeneye guhanurirwa n'umuntu tutaziranye. Yego. Uwo muziranye ariko vuga uti nyine nuko asanzwe abizi. Nuko asanzwe anzi. Rero abantu baraguhamagara. Witegure, ntabwo nzi ikiganiro ndagishyiraho ryari. Yego. Nzagukominika, ugiye gutanga nimero nanjye nyifate, nzagusharinga nkubwire ko nagishyizeho, witegure gusengera abantu. Noneho nkibaza. Uzaguhamagara, azakubwira ibyifuzo bye cyangwa Imana yarukuntu itibikwereka? Oya, wenda ibyifuzo, wenda birashoboka ko byaba ngombwa ko yakora iki, ko yabivuga cyangwa se akavuga ko afite icyifuzo runaka ariko atakijyanye kure cyane. Yego. Atazisobanuye ngo none gifashe runaka kigafata runaka. Yego, ushobora kugisobanura kukivuga mu cyamake. Yego. Wowe ugasenga Imana ikagira icyo yakora iki, icyo yakubwira, cyangwa se ko hari icyo yabikoraho. Yego. Yego. Okay. Reka tugire umwanya w'ijambo ry'Imana. Harya amazina ni Turamye Etienne. Turamye Etienne. Yego. Kunigeze numva barabe kuguhamagara Thierry. Etienne rero mbega bumwe uyu muntu ubwiye amazina, ubwo we yumva ko iri mwanguhiye ari Thierry. Cyangwa se irimo bangu cyari Thierry. Ariko ni Etienne kuko na Joriri kunanga muntu. Turamye Etienne. Banzu duhe nimero gango ntaza kwibagirwa abakunzi banje bakazabura uko baguhamagara. Tujye mu ijambo ry'Imana watanze nimero abantu bakuboneraho. Okay. Sawa, murakoze. Nimero yanjye ni 078 78 96 163. 078 Yego. Turamye Etienne. Yego. Karibu n'umwanya w'ijambo ry'Imana rero nk'iminota 10 twiyumvire ubutumwa bwiza. Yego. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane kuko burya risubizamo abantu imbaraga cyane. Ijambo ry'Imana iyo rigeze ku muntu wari wihebye, aheranywe n'ibibazo n'ibigeragezo, akumva ijambo ry'Imana, agera igihe akumva umutima uruhutse akimara kumva ijambo ry'Imana. Nukuri akumva umutima usubiye mu gitereko kubw'ijambo ry'Imana. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo Yesu ni byose umufite, ngo kandi ngo ntacyo nabasha gukena. Nukuri Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro iturengere kandi twiteho. Niyo mpamvu tugiye kureba ijambo ry'Imana.
nge nkunda cyane zaburi. Yego. Zaburi iramfasha cyane. Ubwo rero ikintu kimfashije mba numva ko ntacyo mugenzi wanjye cyakora iki cyamufasha. Nukuri cyane. Zaburi tugiye kureba ijambo rituye muri turasanga mu gitabo cya Zaburi ahantu ibice 37. Yego. Kuri uwo murongo wa mbere wenda byiza tugeze nko ku murongo wa 3. Yego. Ntuhagarikwe umutima n'abakora ibyaha. Nukuri. Kandi ntugirire ishyari abakiranirwa. Yego. Kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi bubisi, bazuma nk'igisambu kibisi. Nukuri. Wiringire Uwiteka ukora ibyiza, guma mu gihugu ukurikiza umurava. Amen. Nukuri cyane. Ibyo nje jambo ry'Imana rero numvise ko twavugaho cyangwa se ko twaganiraho. Yego. Nukuri cyane rwose. Hari uwo ryasanga rwose aheranywe n'agahinda, hari uwo ryasanga aheranywe n'ibibazo, aheranywe n'ubwigunge byinshi cyane muri make. Ariko yamara kumvira ijambo rwose rikagira aho ryamukura, rikagira naho ryamugeza. Yego. Nukuri yasanga hari nk'ibintu byari bicamye kubw'ijambo ry'Imana kongera agaruka mu murongo. Nukuri. Ubwo rero Imana itugirire neza. Umuririmbyi yaravuze ngo urava mu murongo ngo hakinjira mundi ngo mu mwanya wawe. Ubwo ni ukuvuga ngo nuva mu murongo hakinjira mundi akajya mu mwanya wawe, nuzagaruka uzatangira hehe? Kuri zero. Kuri zero kandi usubira inyuma iriya hirya. Ariko rero nuguma mu murongo wawe ukazaza gutabarwa, cyangwa se Imana tangira gukoraho misiyo kugeze igihe, cyangwa se kigeze kuri dosiye yawe yo gutabarwa ikagusanga mu murongo, izagutabara. Ariko ubwizaza igasanga waravuye mu murongo warasubiye inyuma, izasubira kuko ari wowe izabizaniye iki amahirwe yo gutabara. Ni ukuvuga ngo cya gihe izasubira inyuma yongera ifate umwanya igaruka kuri wa muntu uzabukurikiyeho. Ubwo ni ukuvuga ngo nubwo uzagera igihe ukagerwaho, ariko uzagerwaho uturutse hehe? Baturutse inyuma, kandi nawe warasubiye inyuma. Nukuri. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo guma mu gihugu uzatabarirwamo. Nukuri. Ubwo rikubwiye ngo guma mu gihugu uzatabarirwamo, ugomba kumva ko ugomba gusigara mu gihugu koko. Kuko ariho uzatabarirwa. Muri ibyo yaravuze ngo ku birenge byawe ngo niho natabariwe, gamarara nazanye ntabwo ariyo natahanye. Kuko utazaraza ukaguma ku birenge by'Uwiteka niho uzatabarirwa. Ariko ejo ntuzasangwa hariya, ejo ugasangwa hariya, ejo ugasanga hariya. Ni ukuvuga igihe kizagera Imana igushaka ikoze iki ikubure. N'igihe izaza ije gukosora dosiye yawe yo kugirira neza ikazi igasanga ku birenge byayo warahavuye, ntabwo uzaba ugitabawe. Ariko rero tubwiye ngo guma mu gihugu kuko uzatabarirwamo. Cyangwa se guma nimba warayihamaga, nimba waratangiye gusenga uri mu rusengero runaka, cyangwa se nimba waratangiye gusenga ukayikorera ibintu runaka, nimba hari icyo wayimenyereje komeza ugikore. Nimba waramenyeye kwiyiriza ufata amashengesho, ni ukuvuga ngo mu gufata amashengesho wafashe amashengesho uyifatira, ufata amashengesho yafatira umuryango wawe, ufata amashengesho yafatira abandi. Ariko none igihe kirageze uretse gufata iki ya mashengesho, ni ukuvuga ngo burya hari aho ikoze iki, hari aho itakurebye neza. Rero ni ukuvuga ngo icyo gihe uyaretse uzaba uvuye mu mwanya, kuko wasengeraga abandi intimba zo mu mitima zabo zikavaho, cyangwa se zigaca bugufi bakongera bagasubira mu nteko, imitima ikongera igasubira mu bitereko. Akaburekeye aho cyangwa se akabusubitse, ni ukuvuga ngo bagiye gucika urutege kuko utakibasengera. Hari abagiye kuza ari benshi bakeneye ko abasengera, ntubasengere kuko wabisubitse. Kandi Imana nayo izareba nkaho kuko hazamera ikona, izabona ko ari ikona rikoze ikirije mu nzira, kuko icyo wayimenyereje ntabwo ukomeje kugikora. Rero komeza. Niyo mpamvu niba usengera abandi ugomba komeza gusenga. Niba uzamuka umusozi ugakomeza kuzamuka, ko nicyo wakoze iki
nicyo wayimenyereje Yego. gukora. Ubwo rero rwose kubw'ijambo ryayo kandi yarambwiye ngo ndi mu Bugesera ngaho nzagera bakampa ijambo uzavuge, uzagera bakaguha umwanya uzavuge. Ubwo rero rwose ni ukuri nje numvise ko twaganira kuri iryo jambo. Murakoze. Amen. Arihira imitima yacu. Reka dusoreze ahangaha, reka tugusabe ya nimero tanze siba kuri WhatsApp. Yego, ntabwo iri ba kuri WhatsApp. Ntabwo iri kuri WhatsApp. Ariko nayifungura nta kibazo. Ariko ufite smartphone? Mfite smartphone. Nimero ukoresha kuri WhatsApp ni ye? Nimero yo nkoresha kuri WhatsApp ni ya Uganda. Yego. Ariko kuko aribwo nari maze imisi ngeze mu Rwanda, ariko iyi Nyarwanda nayo ubwo ngubwo naza kuyifungura. Ntacyo watanze Nyarwanda ni yabago, eka zose ongeye uzitange. Yego. Eka duhere ku Nyarwanda abari mu Rwanda ku buryo baguhamagara. Yego. None nurangiza utange niyo kuri WhatsApp. Yego. Subiramo indi Nyarwanda. Sawa, murakoze. Inyarwanda ni 0788 78 9 663. Yego. Noneho biba kuri WhatsApp ariyo y'ingande. Iba kuri WhatsApp ariyo y'ingande ni 0788. Ajya ntago tubanza guteranya 200. Urandika agateranyo 260. 260. Yego. Ubwo ni ingande cyane niyo muri Zambia. Ani ingande. Yego. Guteranya 260. Yego. Ubwo ngubwo uraza gukomeza na 70 ntiwishireho kuko iraba yuzuza hariya. Yego. Rero turakomeza na 78 16. Yego. 20 36 9. Yego. Please utayishyizeho wavuga 07 8 16 20 36 9. Yego niyo. Sawa, reka dusoreze n'isengesho. Sawa, kadusenga Imana yacu. Mana turagushimye kuri Imana igira neza. Turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga. Turagushimye kuko uri Imana ya Seduraka, Meshake na Bedenego. Turagushimye kuko uri Imana yabanye natwe Uwiteka nyaguhora ku ngoma rata. Ubwo twatangiraga Uwiteka nyaguhora ku ngoma, turagushimye ko abanye natwe. Mwami Nyiringabo Imana rata, waravuze ngo aho abanjye cyangwa se abaja n'abagaragu banjye cyangwa se ubwoko bwanjye ubwo buzaterana burenze umuntu umwe, waravuze ngo uzururuka ngo ubane natwe. Uwiteka nyaguhora ku ngoma rero natwe twaturenze umwe, twaturenze babiri. Uwiteka nyaguhora ku ngoma rero natwe nyaguhora ku ngoma turagushimiye ko abanye natwe. Ubwo twatangiye batangiranye natwe kandi dusozanyije nawe. Turavuze ngo izina ryawe nishimwe kuko uri imbaraga zabera. Izina ryawe nirishimwe kuko uri Imana ituye hejuru y'amajuru. Izina ryawe nirishimwe kuko uri Imana ituye ahera mu gihugu cy'ijuru. Uwiteka we, turavuze ngo izina ryawe nirishimwe kuko uri imbaraga zabera. Izina ryawe nirishimwe kuko uri Imana ya Seduraka, Meshake na Bedenego. Uwiteka we, nukuri iki kiganiro cyacu Uwiteka ubwo kigiye kugera mu n'abagaragu ba Mwami Nyiringabo Imana, nukuri iri jambo Mwami reka rishinga imizi mu mitima y'abaja n'abagaragu bawe. Ntice mu gutwi ngo rikwe mu kundi, ahubwo ribabera inkomezi muri urugendo rujya mu ijuru. Reka ribabera inkomezi muri urugendo twatangiye. Reka ribabera inkomezi rata Kristo muri urugendo nyaguhora ku ngoma rata. Komeza kugira neza abaja n'abagaragu bawe kubwira ijambo. Komeza kurengera ubwoko bwawe kuri iri jambo. Komeza kwita ku baja n'abagaragu bawe rata Nyiribihe kubwira ijambo. Reka abarwayi rata Nyiringabo barwariye mu bitaro bikomeye n'ibyoroheje, reka bakire kubwira ijambo. Reka rata nyaguhora ku ngoma nukuri abarwariye mu mago y'iwabo reka bakize kubwira ijambo. Ayiwe Mwami Nyiringabo Imana, nukuri ubwo rizageraho ribakura rikageraho ryabageza tuzagushima. Ubwo rizongera rikagera ku bagasenyutse akongera kubakwa tuzagushima. Tuzakubivuga ibigwi, tuzagukurira ubwatsi kuko uri Imana ikomeye. Tuzagukurira ubwatsi kuko uri Imana ya Seduraka, Meshake na Bedenego. Urakoze Kristo, urakoze kuko uri mutangabugingo, urakoze kuko uri Imana ikomeye, urakoze kuko uri Imana ituye hejuru y'amajuru. Uwiteka we, turavuze ngo wakoze kuko wabanye natwe. Dukomeje guheza imbaraga z'abamedi n'abapresi mu izina rya Yesu Kristo. Abazimu n'abadayimoni Uwiteka nyaguhora ku ngoma rata, turabarogoye duhagaze mu dahangarwa bwawe. Inama zabo turazishazamo duhagaze mu dahangarwa bwawe. Turahamagara gukora kwawe iri mu baja n'abagaragu bawe. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga. Urakoze kuko uri Imana ikomeje kubana natwe. Ni mu izina rya Yesu, amen.